bavuga ngo on air ensemble ejo bundi n'abantu bari kubikoresha nabuza abanyonzi usigwa mama bati ndana munyonzi yes naje boss tugiye Kicukiro nangahe ni 200 boss 200 nagwijana on air ensemble Ati nanyereka mwibarize mwibyeho nta gifaransa you know tujya twumva ngo iyo bavuze televiziyo mu cyongereza mu gifaransa televiziyo mu gifaransa mu cyongereza iba television bavuga communication cyongereza bikaba communication bavuga administration bikaba administration ese felicitation ihinduka iki felicitation felicitation cyangwa felicite oya ibintu niwe siyo gomba kuza umuntu ko washaka kuvuga ya felicite gufelicita nyine sibyo oya felicite umuntu yakoze ikintu nkavuga we je suis felicite mu cyongereza ntabwo biba felicitation biba congratulation yes congratulations ariko mani ushobora kuburusha Sam icyongereza Sam ndakimurusha Joshua yavukiye Uganda Joshua yavukiye Uganda mvukira Nyamirambo muri icyo gihe yagendanaga n'abagande nagendanaga n'abaryogo nta cyongereza uzi icyawe ni nk'icya Shadibu okay thank you so much tugushimiye mo sibyo tukigurukemo ya muguruke I think so we can talk let's talk you're welcome Sam I heard your career is being live. Yeah, it's going on an amazing metamorphosis. What are the people saying true or false? Oh, it is very good. I didn't think how they are saying. So we are on Contact for people TV. to understand what we are trying to say. So yes. Can we translate for me what I've said? Into Kinyarwanda, from English into Kinyarwanda. Yeah. So it's not a big deal. I can even interpret in 2 words. Yeah. Joke ambere nakoze mumva ndishimye of course. Ni joke bita kombonura amase niko nayise abanyamutara. Ni dutere tuyumve. Kunze n'ijyo. Yatwaraga iminota ingahe? Yeah, of course like sinzi ni hagati y'umunota umwe n'ibiri. Reka twumve iyo joke. Yeah, what's up? Nari ikintu cy'insetse burya abantu batereta bitewe naho baturuka tu. N'ingendo zabo bagenda bitewe naho baturuka. Uzareba abakobwa mu mutara bagenda gutya. Niyo yaba yambaye inkweto zaza bwamazi kucyuri kugenda gutyo ngo ni kugendera inka. Amahembe ari nayo ngaye. Aho ni mu mutara. Wajya mu majyaruguru bagenda gutyo ngo zuru bayagize gutyo ngo baragendera ifumbire n'abahinzi. No gutera imitoma batera imitoma bitewe n'ahantu baturuka mu mutara utera umwana imitoma ijyanye n'iki n'inka umwana akayumva ukamubwira ati sheri nzakubera icebe uzajya unkamaho ibyifuzo byawe byose umwana umutumba akawumva ukongera ukamubwira ati sheri ufite mu kanwa h'umukara neza hasa n'ibinono by'inka umutumba akawumva ukamubwira ati sheri umusatsi wawe uranyerera umeze nk'uw'inka nawe yagiye kugusubiza agusubiza muri systeme z'inka yifata gutya akagira atyo kombona uramase kamenya ko yagupinze imitoma imeze nk'iyanko Austin zamirege sasu ku bwawe icyo gihe umwana aratuza nagase kubera ko ndi kwikanga baya abahungu bari kuvuga amafutisha ugasanga umwana yanze guseka nako na nyina aho kugira ngo aseka ahubwo arimo aramuhana nizere ko ibyo utabyumvishije aho nagera nta gusereje mani uno mutipe ni muremure kuburyo yangwe y'amata yishyushya agera mu nda yabaye ikivuguto uno mutipe nawe afite izuru kimwe kuri kimwe yewana yorohereza ababyeyi biwe nukuvuga ngo Joshua iwabo wa Seti bateka ubugari kuko izuru afite rimwemerera kwihumuriza imboga mu baturanyi